Ndabasuje mwebwe mwese mudukurikira. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nkuru ndende y'urukundo, wikina n'urukundo. Mbahaye ikaze. Kabanyana yari umukobwa w'igikundiro, akagira uburanga karemano n'imico myiza, agakundwa na benshi. Ubwo yigaga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu ishuri nderabarezi ry'Izaza, bamwe mu basore bo muri icyo kigo bifuzaga gukundana nawe ndetse bagahiga ngo barebe uzamwegukana. Ab'inkwakuzi baratinyutse bamusaba ko bakundana, ariko arabahakanira batera utwatsi, kuko yangaga ko byamutesha umwanya ntiyite ku masomo ye, bikabangamira ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Abandi batinya kumubwira akabari ku mutima ngo n'abatabumvira ubusa. Abo basore batangira kujya bamusebya. Bamwe bati ni ihogoza ariko ni umwirasi, abandi bati ni keza ariko ni agaturage. Kabanyana arangije icyiciro rusange mu ishuri nderabarezi ry'Izaza, yanahakomereje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Umunsi umwe mu gitondo, Kabanyana na bagenzi be bakoropa ishuri, yasunitse amazi ayasohora atarukira umunyeshuri w'umuhungu wari unyuze imbere y'umuryango, maze inkweto n'ipantaro yari yambaye birahindana. Kabanyana arikanga ahita amusaba imbabazi. Akuramo umupira yari yifubitse ngo awumuhanaguze, undi ati humura byihorere. Asubiraho arara ahindura imyambaro maze ajya mu ishuri. Nijoro abanyeshuri bagiye kuryama, abahungu bageze aho barara batangira kuganira ku bakobwa beza bo muri icyo kigo. Abashya batinze cyane kuri iyo ngingo dore ko bari bamaze kumenyana. Uwitwa Muneza abaza mugenzi we Murenzi ati uribuka abakobwa babiri binjiriye rimwe natwe mu kigo sha? Wa wundi muremure w'inzobe niwe uhagarariye abeza b'iki kigo pe. Munana aratanguranwa ati oya sha, njyewe uwanyuze nahise mbaza n'akazina ke maze reka nkarebe mbabwire. Acana agatoroshi yari afite, akura agapapuro mu ipantaro yari irambitse hejuru y'igikapu, aragasoma aravuga ati yitwa Kabanyana. Nanditse akazina ke ngo niduhura nzabona aho muhera. Abandi bariyamira bati uwo sha n'abasanzwe muri iki kigo yarabananiye, none ngo ni wowe azemerera? Umwe mu bari barize icyiciro rusange muri icyo kigo arabaseka cyane ati yaya reka rero murya indobo kahave. Kariya gakobwa kariyemera cyane. Mugenga ati nyamara njye nabonye agira umutima mwiza. Bakiri muri ayo bikanga umuyobozi ushinzwe imyifatire bacecekera rimwe. Umunsi wakurikiyeho, ku mugoroba abanyeshuri bavuye muri siporo bajya kuvoma mu bigega amazi yo gukaraba. Kuvoma mu kigega byasabaga kurira ku rwego, niyo mpamvu abakobwa bitabazaga abahungu ngo babavomere. Kabanyana yajyanye na bagenzi be ku kigega binginga abahungu bahasanze ngo babavomere, ariko baranga. Bamwe barabaseka abandi bati ntacyo twabamarira kuva muri kumwe n'uwo mwirasi. Kabanyana abonye ko agiye kubuza abandi amahirwe, afata indobo yagenda atavomye. Yigiye imbere gato ahura na wa muhungu yigeze gutarukirizaho amazi. Barasuhuzanya, umuhungu aramubaza ati mu kigega amazi yashizemo se kugarutse utavomye? Kabanyana ati abahungu tuhasanze banze kutuvomera. Undi ati ibyo se birashoboka, ngwino njye kukuvomera. Umugoroba umwe abanyeshuri basubiramo amasomo umuriro urabura, bamwe barasohoka bahagarara hanze bategereje kugaruka. Kanyange wari inshuti ya Kabanyana ajya kumureba baganirira imbere y'ishuri ryabo. Muri ako kanya haza umuhungu abwira Kanyange ko hari umuhungu umushaka. Kanyange abwira Kabanyana ati ihangane gato ndaje. Kanyange akigenda haza wa muhungu wavomeye Kabanyana asanga ahagaze wenyine. Aramusuhuza maze aramubaza ati uracyanyibuka se? Kabanyana araseka ati
niyo naba nibagirwa vuba urumva nakwibagirwa n'ukuntu wandwanyeho? Undi ati njyewe ryari gute se? Kabanyana ati reka kwijijisha di, ubwo se wiyibagije uburyo wangobotse nabuze umvomera? Umuhungu ati niba unyibuka se nitwa nde? Kabanyana ati uzi ko wagiye utanyibwiye koko di? Undi ati urabanza wica ikiru rero mbone kukwibwira. Kabanyana ati ibyo biroroshye, wowe banza unyibwire. Umuhungu ati nitwa Mugenga, iwacu ni Mayange mu Bugesera. Wowe se akazina kawe ni akahe? Undi ati ubwo nawe utanzi rero nta kirunca. Mugenga ahita akura agakarine mu mufuka w'ishati amwereka ahanditse Kabanyana. Undi biramutungura mubaza uko yamenye izina rye n'impamvu yaryanditse muri ako gakarine. Mugenga aramusubiza ati nkikubona isura yawe yanyuze umutima, nkora uko nshoboye mbaririza akazina kawe. Kubw'amahirwe ndakamenya maze nkandika muri aka gakarine. Yungamo aramubaza ati ahubwo si wanyu nihe? Kabanyana aramusubiza ati iwacu ni Inzige muri Rwamagana. Ako kanya umuriro buragarutse, abanyeshuri bose basubira mu ishuri. Mugenga yakomeje gukunda Kabanyana, ariko yakumva abandi bahungu bavuga ko asuzugura, bikamuca intege akabura aho yahera yongera kumwegera ngo baganire, cyane ko ataramenyereye ibyo gukundana n'abakobwa. Ku rundi ruhande, Kabanyana yakomeje kwibaza byinshi ku kiganiro yagiranye na Mugenga bimutera urujijo. Igihe kimwe nimugoroba Kabanyana yagiye gusubiramo amasomo ye nk'uko bisanzwe. Akirambura ikayi ngo yige asangamo ibaruwa yanditseho amazina ye. Ayishyira mu mufuka w'ijipo vuba vuba ngo hatagira undi uyibona. Arasohoka ajya ahiherereye arayifungura yihutira kureba uwayanditse. Asanga ni Mugenga. Kabanyana yisomana amatsiko menshi umutima udiha. Mugenga yamwandikiye agira ati Kabanyana nshuti mfura y'urukundo rwanjye, uwo amaso yanjye yarebye akamushima umutima ukamukunda, uraho neza? Ndizera ko ukurikira amasomo neza nk'uko bisanzwe. Ntutungurwe n'iyi baruwa nkwandikiye, ni umutima wanjye wabinsabye nanjye ndabyubahiriza. Kabanyana, kuva nkikubona nagize ibyiyumviro bidasanzwe mu mutima wanjye. Ngukunda birenze ariko mbura intege zo kubikubwira, bituma mbura umutuzo muri njye. Ubwo duherukana watunguwe no kubona ko nakwanditse mu gakarine, ariko ndakumenyesha ko atariho gusa, ahubwo nakwanditse no mu mutima wanjye. Ndakwinginze mbwira icyo ubitekerezaho umutima wanjye ubashe gutuza. Uguhoza ku mutima Mugenga. Kabanyana amaze gusoma iyi baruwa yatekereje byinshi ku magambo y'urukundo Mugenga yamwandikiye, ariko ntiyamusubiza. Ahisha ya baruwa mu gifuniko cy'ikayi maze arinumira. Hashize iminsi mike, Kabanyana yatije umukobwa witwa Murerwa ikayi y'Ikinyarwanda ngo yandike ibyo biza adahari. Ayimutiriye aramubwira ati ariko Kabanya, kuki utinyuka ugatiza ikayi irimo amabanga yawe? Kabanyana akubita agatima kuri ya baruwa yahishe mu ikayi, ashya ubwoba maze aramubaza ati wayisomye? Undi ati akira ibyawe. Kabanyana ati urakoze cyane, ndahita nyica hatazagira undi uyibona. Muri ako kanya uwitwa Karekezi yahise yinjira avugira hejuru ati habuze gato ngo turirimba heza mu ijuru pe. Abandi bati habaye iki Kareke? Nawe ati muzi ko Bugingo yaraducitse? Akiri muri ibyo hinjira abandi bahungu babiri basakuza bati bavandi, dukwiye gushimira umusore witwa Mugenga. Iyo atahagoboka ubu mugenzi wacu Bugingo aba yamaze kugera ahacecekerwa. Bakomeje gushima ubutwari n'ubwitange Mugenga yagize arohora Bugingo mu mazi y'ikigega. Kabanyana yabajije Murerwa niba azi uwo Mugenga. Undi aramusubiza ati ndamuzi, dutaha hamwe ndetse n'icyiciro rusange twakize ku kigo kimwe. Arakomeza ati
gusa ibikorwa bye byiza si ibya none, haba iwacu ndetse n'aho twize imyitwarire ye ni nta makemwa. Kabanyana ati ni umwana mwiza koko, natwe yigeze kutuvomera mu kigega abandi bahungu babyanze. Ubupfura n'ibikorwa byiza bya Mugenga byatumye Kabanyana yongera kumutekerezaho. Nijoro igihe cyo kuryama cyegereje, umuhungu witwa Rukundo wigana na Mugenga yasanze Kabanyana aho yari yicaye asubiramo amasomo, aramusuhuza maze amuhereza agapapuro ati akira ubu butumwa ni Mugenga ubumpaye, niba bishoboka ngo uhite umusubiza. Kabanyana yakira ku gapapuro aragasoma. Mugenga yari yamwandikiye ati nagize ibyago ndakomereka none mu gitondo ndataha njye kwivuriza mu rugo, gusa nibinkundira nzajya kwiga ahandi mve muri iki kigo kuko kukubona buri munsi utari umukunzi wanjye ntibyoroheye umutima wanjye. Kubaho ntazongera kukubona sinzi niba ari byo bizanyorohera, ariko nzabigerageza. Nanze kugenda ntabikubwiye, usigarane n'Imana. Kabanyana abaza Rukundo ati Mugenga yakomeretse ate se? Undi ati yakomeretse ku mutwe arohora umwana wari uguye mu kigega. Kabanyana ati birakabije se? Undi ati si cyane. Kabanyana nawe yahise yandika akabaruwa asubiza Mugenga agahereza Rukundo ati uba ari wowe ukamwihera. Ntibyatinze Rukundo abagejeje ku kabaruwa kuri Mugenga, aragasoma asanga handitseho ngo wihangane mbere yo gutaha tubonane. Mugenga agira amatsiko yo kumenya icyo Kabanyana ashaka kumubwira. Ku munsi wakurikiyeho, Mugenga avuye gufata ifunguro rya mu gitondo ahagarara hitegeye umuryango. Kabanyana arahamusanga aramusuhuza bigira hirya gato baraganira. Kabanyana aramubaza ati nturoroherwa? Undi ati ni buhoro. Kabanyana ati ihangane uzakira vuba, gusa igikorwa wakoze ni ingirakamaro. Arakomeza ati ese wakwivurije hano ku ishuri ugakomeza no gukurikirana amasomo? Mugenga ati none se uratekereza iki kuri bwa butumwa nakoherereje? Kabanyana ariyumvira maze aramubaza ati ese ubundi kuki ari njye wakunze? Mugenga araceceka hashize akanya akura ikaramu mu mufuka, afata ukuboko kwa Kabanyana agiye kumwandikira mu kiganza, undi aramwiye akamusigaho. Mugenga amanuka ababaye yerekeza aho barara. Kabanyana yavuye aho bari bahagaze yihuta ajya mu ishuri rye, afata agapapuro yandikira Mugenga agashyira Rukundo aramubwira ati nyaruka ukampere Mugenga atarataha. Rukundo yakanyarukanye nk'umurabyo akubitana na Mugenga mu muryango ahetse igikapu. Rukundo amuhereza ka gapapuro bwanga ati ni wa mwana ukampaye sha? Mugenga aragasoma ibyishimo biramusaba abaza Rukundo ati mbwiza ukuri uguhaye aka gapapuro? Undi ati nakubwiye ko ari Kabanyana ukampaye yewe. Kari kanditseho ngo Muge nanjye ndagukunda, ndakwinginze guma hano ku ishuri aba ariho wivuriza. Ibyo gushaka kujya kwivuriza iwabo byarangiriye aho. Kuva ubwo Mugenga na Kabanyana barakundanye bigaragarira buri wese mu kigo. Abandi banyeshuri bari bazi Kabanyana batunguwe cyane no kubona uko yakunze Mugenga ashyizemo imbaraga ze zose. Mugenga na Kabanyana bakomeje kubagarira urukundo rwabo batirengagije n'amasomo. Basoza umwaka wa 4 bafite amanota meza, maze bombi bimukira mu mwaka wa 5. Ku munsi wo gutangira, umunyeshuri mushya witwa Bizimana wari ugiye kwiga mu mwaka wa 4 yajyanywe na se mu modoka nziza. Bageze mu kigo, basohoka mu modoka bakubitana n'abanyeshuri b'abakobwa 2, Kabanyana na Kanyange, babayoboza aho ibiro by'umuyobozi w'ikigo biherereye. Barahabereka. Bizimana yakubise amaso Kabanyana anyurwa n'uburanga bwe, ariko ariyumanganya ntiyamuvugisha kuko yari kumwe na se. Amaze kumenyera ikigo yabaririje amakuru ya Kabanyana ku banyeshuri bahasanzwe, bamuca intege bati
niba wanakunze usubize amerwe mu isaho. Bizimana abyumvise ntiyongeye kugira uwo abaza ibijyanye na Kabanyana, ahubwo yatangiye gushaka uburyo yazamugeraho. Ntibyatinze Bizimana yikundisha ku muhungu witwa Murenzi wicaranaga na Kabanyana. Bizimana yakundaga kujya kureba Murenzi mu ishuri yigagamo akaboneraho kuvugisha Kabanyana. Rimwe yabwiye Murenzi atebye ati, "Sha, bagutandukanyije na Kabanyana ntimwongere kwicarana, sinazagaruka kukureba." Kabanyana na Murenzi baraseka maze Murenzi arabasubiza ati, "Reka tugurane uze wige hano mujye mwicarana." Undi ati, "Nuko uzi ko bitashoboka nyine." Murenzi na Kabanyana barisekeye kuko bamufataga nk'umunyarwenya. Umunsi umwe Murenzi yararwaye bituma ku mugoroba atajya mu ishuri gusubiramo amasomo ye, maze Bizimana aboneraho kujya kuganiriza Kabanyana. Akimara kwicara Kabanyana amubwira atebye ati, "Wihanganire irungu, uyu munsi nyir'urugo ntawe uhari." Undi ati, "Nta kibazo ubwo mutima w'urugo ahari." Kabanyana ati, "Urwenya rwawe ubanza rutari butume uyu munsi niyigira." Bakomeje kuganira, hashize akanya Kanyange aza kureba Kabanyana, asanze Bizimana yahashinze ibirindiro, ahinira ku ntebe y'imbere yiganirira na bagenzi be. Bizimana na Kabanyana baganiriye byinshi, bigeze aho Bizimana aritoratoza akomoza ku ngingo y'urukundo ati, "Ese uramutse ukunze umuntu wabimubwira?" Kabanyana ati, "Sha, ntakubeshye rwose sinabona aho mbihera pe, gusa nakora uko nshoboye nkabimwereka." Undi ati, "Abyirengagije se?" Kabanyana ati, "Ubwo nyine naheba nkajya gushakira ahandi." Undi ati, "Ese wowe hagize ukubwira ko agukunda wabyifatamo ute?" Kabanyana ati, "Namubwira icyo mbitekerezaho." Bizimana aramubwira ati, "Hari umukobwa nakunze mburaho mpera ngo mbimubwire, mbabarira mugutumeho." Undi ati, "Ibyo biroroshye cyane, wowe mbwira uwo ari we n'icyo wifuza ko umuntu umaho gusa." Bizimana akora mu mufuka w'ishati avanamo agapapuro agahereza Kabanyana, aramubwira ati, "Izina ry'uwo ukampera ryanditsemo." Umuhungu arasohoka. Kabanyana yarambuye ka gapapuro afite amatsiko menshi yo kumenya umukobwa wahogoje Bizimana, atungurwa no kubona ari we yandikiye. Ako kanya Kanyange abamugezeho. Kabanyana ashaka guhisha ka gapapuro, undi aba yagateye imbona aramubaza ati, "Koko usigaye umpisha Kabanya? Njye hari icyanjye utazi?" Kabanyana arambura ka gapapuro n'amasoni menshi baragasoma. Dore uko kari gateye: "Kabanyana, ndagukunda, mbimaranye igihe narabuze aho mpera ngo mbikubwire. Nyemerera nk'umwanya mu mutima wawe mbashe kukwereka urwo ngukunda. Uguhoza ku mutima, Bizimana." Kabanyana na Kanyange bamaze kugasoma, Kabanyana ati, "Ese mama, nagatangaye rati ikindi cyari cyihishe inyuma y'akarenge ke ka buri munsi." Kanyange ati, "Ariko ubwo ibyo ni ibiki wivugisha? Kuba ugize amahirwe uriya muhungu akaba ari wowe wahitamo, nta mpamvu yo kumusubiza inyuma wa mupfapfa we." Undi ati, "Ye, ugize ngo iki?" Kanyange ati, "Va mu bujiji sha nkwereke uko turya ziriya mboga zizanye. Ubwo se ntiwabonye imodoka igezweho yaje maze kwiga?" Kabanyana ati, "Sha, ingeso nk'izo sinzi igenderamo. Uw'abandi sinabangikanya abahungu babiri." Kanyange ati, "Mbega kajiji, ninde se ukubwiye ko uzamukunda?" Yungamo ati, "Umutima uzaguma kwa mugenga, ariko utugambo twiza utumusaranganye na Bizimana. Uzaheza Bizimana mu rujijo ukomeze umubeshya urukundo, nibirambo umwizeza ibitangaza ubona uko umukuraho ayo kwikenuza. Nidusoza ikizamini cya leta uzamucika. Azagukura he se? Upfa kutamubwira iwanyu gusa." Kabanyana ati, "Rekeraho kunshuka sha. Ibaze rero ndiye utw'abandi tukazankurikirana ubuzima bwanjye bwose." Undi ati, "Ariko wowe wabaye uti?"
ubucuti bwo ku ishuri buba ari ubwo kwinezeza gusa. Uratekereza se ko nitumara kuva hano akamara umwaka atakubona azongera kugutekereza? Kabanyana ati, ibaze rero Mugenga arikandagiye, yahinduka umusazi ndamuzi. Undi ati, humura wa kanyabwoba we, ushobora kumwumvisha ko Bizimana ari mubyara wawe kandi akabyemera. Kabanyana ati, Mugenga n'urugwiro rw'utayobewe urumva yamara kabiri atarajya gusuhuza mubyara wanjye ngo bibwirane? Aho naba mfashwe rugikubita pe. Undi ati, koko harimo umutego, ariko wamubwira ko iwanyu basabye Bizimana kukuneka kugira ngo udakundana n'abasore bikabangamira amasomo yawe, ukamwumvisha ko baramutse bamenye ko ufatanya amasomo no gucudika n'abahungu utabakira. Kabanyana ati, icyo cyo cyamufata pe, gusa nifitiye ubwoba ejo nimba ivamo ntibizagutungure. Kanyange yakomeje gushuka mugenzi we kugeza ubwo amuhinduye burundu. Iminsi yarahise indi irataha, Kabanyana abangikanya abakunzi babiri ntibamutahura. Yahejeje Bizimana mu rujijo ntiyamwerurira ikimuri ku mutima. Gusa uburyo yamwitwaragaho byatumaga yibeshya ko Kabanyana amukunda. Bizimana nawe si ukwirarira ku mwari yihebeye, amafaranga iwabo bamuhaga akayamara agurira Kabanyana na Kanyange amandazi n'ibyayi bya buri munsi. Kabanyana ageze mu gihembwe cya gatatu gisoza umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, Bizimana yumvise ko ashobora kuba afite undi musore w'inshuti ye bigana. Abimubajije aramutsembera. Bizimana amusaba ko bahurira ahiherereye bakaganira iby'urukundo rwabo bisanzuye. Undi aramwemerera. Igihe bahanye kigeze, Bizimana ategereza Kabanyana aramuheba. Bukeye bwaho Bizimana ajya kumureba amubaza impamvu atubahirije gahunda bahanye. Undi amubwira ko bari bari gusobanurirana mu matsinda na bagenzi be. Amusabye indi gahunda, Kabanyana amubwira ko muri iyo minsi bitamworohera kubera imyiteguro y'ibizamini bya leta. Bizimana agira impungenge ku myitwarire ya Kabanyana, agabanya imishyikiro bagiranaga. Kabanyana wari umaze kumenyera ibintu bitandukanye Bizimana yamuguriraga, yabonye hashize iminsi ntacyo amuha, aramwegera amubwira ko ari we akunda. Amwumvisha ko yagombaga kubanza kubitekerezaho mbere yo kubimwemerera. Bizimana amera amababa abyinira ku rukoma. Ibyishimo bidashira byo kumva ko Kabanyana amukunda byahinduye ubuzima bwa Bizimana, agahora akeye ku maso. Kabanyana abonye ko Bizimana yatwawe ku buryo icyo yamusaba cyose agifite yakimuha, amutumaho baraganira, amubeshya ko afite ikibazo gikomeye ku buryo yabuze amahoro no kwiga byamunaniye. Bizimana byumvise arikanga, aramubaza ati, ufite ikihe kibazo mwana nkunda? Urabizi ko nakwemera no guhara ubuzima bwanjye ariko nkakiza ubwawe. Kabanyana ati, sha mama ararwaye ari mu bitaro, arwajwe n'abaturanyi kandi nabuze amafaranga y'urugendo ngo njye kumureba. Bizimana aramwihanganisha maze ajya kubikuza amafaranga yari yarabikije ku muyobozi ushinzwe imyitwarire, ayaha Kabanyana ngo ajye gusura nyina. Igihembwe cya gatatu cyarashyize kigera ku musozo. Bizimana yagombaga kujya mu biruhuko, mu gihe Kabanyana we yagombaga gusigara ku ishuri kimwe n'abandi banyeshuri bo mu mwaka wa gatatu n'uwa gatandatu bategereje gukora ibizamini bya leta. Buri buke abanyeshuri batazakora ibizamini bya leta bagataha. Bizimana yaganiriye na Kabanyana umwanya utari muto. Bizimana yamuganirije amagambo meza amugaragariza icyizere cy'urukundo rwabo rutazigera rucogora. Yaramubwiye ati, Kabanyana mwana nkunda, bijya bibaho ko inshuti zibana nyuma zigatandukana bigashira, ariko uwakubereye inkoramutima ntushobora kumwibagirwa. Iteka murahorana kabone naho ku mubiri mwaba mutari kumwe. Wowe rero sinzi niba kukwita inkoramutima bihagije.
warenze urwego rw'inshuti kuko wabaye ubuzima bwanjye. Iteka nzahorana nawe aho nzaba ndi hose. Akajwi kawe kazahora mu matwi yanjye ndetse n'inseko yawe izahora mu maso yanjye. Nzaguhorana iteka aho udashobora guhungabana. Ni mu mutima ugukunda kuko ari bwo bubiko bukomeye ngira. Nta kure hazigera habaho kuri njye, aho uzaba uri hose nzagusura. Bizimana agiye gukomeza, Kabanyana aratanguranwa ati, yewe nyihanganira gato, hari umunyeshuri duturanye ngiye gutuma mu rugo. Reka murebe ejo mu gitondo ntazamubura, ndahita ngaruka. Nuko amusigaho aragenda. Amagambo Bizimana yarabwiye Kabanyana yamuteye inkomanga ku mutima, kuko yari asubije amaso inyuma akabona ko yakoze ikosa rikomeye ryo kubangikanya abakunzi babiri. Yahisemo kumwitarura ajya ahantu hihereye arigunga. Yibazaga ukuntu yakiniye ku mutima wa Bizimana amubeshya ko amukunda, yagarura agatima kuri Mugenga wamubereye indahemuka mu gihe cyose bamaranye, akabura uwo akwiriye guhakanira. Yafashwe n'intimba atangira kurizwa n'amahano yakoze. Bizimana we yategereje ko Kabanyana agaruka araheba. Ijoro ririnda rigwa ajya kuryama atamenya uko byamugendekeye. Ku mutima ati, buriya nzabimenya ejo. Bukeye Bizimana yazengurutse ikigo ashaka Kabanyana aramubura. Yiyambaza abakobwa bagenzi be ngo bamumushakire, bamwe bakagenda bagahera, abagarutse bakamubwira ko ntawe babonye. Mu gihe saa yine abanyeshuri bagomba gutaha bose bari bashize mu kigo, Bizimana we yakomeje gutegereza ngo arebe byibuze ko mu masaa 6 yabona Kabanyana aje kurya. Aramuheba. Mu masaa 10 arembejwe n'agahinda, inzara n'umunaniro bivanze n'urujijo, Bizimana ava ku izima ajya gutega imodoka arataha. Kabanyana amenye ko Bizimana yatashye, ava aho yari yihisha ajya ahagaragara. Basoje ikizamini cya leta, Kabanyana na Mugenga babonye umwanya uhagije wo kuganira ku rukundo rwabo. Umunsi wo gutaha ugeze, basohoka mu kigo bari kumwe bajya gutegereza imodoka. Iyerekeza i Rwamagana niyo yaje mbere. Mugenga yakoze mu mufuka akuramo agafoto agahereza Kabanyana aramubwira ati, nshuti yanjye, kure y'amaso si kure y'umutima. Amusoma ku itama arongera ati, nzagukunda aho nzaba ndi hose. Kabanyana nawe ati, ngutwaye ku mutima. Yurira imodoka aragenda. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, urukundo rwa Mugenga na Kabanyana rwarakomeje. Mugenga ntiyamaraga amezi 2 adasuye umukunzi we. Ababyeyi ba Kabanyana baramwishimiye kuko yari umusore w'imico myiza. Hashize iminsi Kabanyana yabonye akazi ko kwigisha ku ishuri ribanza rya Nzige. Mu kazi ke, Kabanyana yakoranaga umwete n'umurava. Abanyeshuri bakamukunda, abayobozi b'ishuri kimwe n'abarimu bagenzi be bakishimira imyitwarire ye mu kazi. Si ibyo gusa kuko yitaga no ku muryango we, ababyeyi n'abaturanyi bakamukundira ubupfura n'imico myiza byamurangaga. Umwe mu barimukazi bakoranaga witwa Mumararungu yaje kubona amahirwe yo gukomereza amashuri ye muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi. Bagenzi be bakoranaga bategura ibirori byo kumusezeraho, barabyina, barasangira, bifotoza n'amafoto menshi y'urwibutso. Mugenga nawe yari amaze igihe abonye akazi, yumvikana na Kabanyana gushyira ahagaragara umushinga wabo wo kubana. Babimenyesha ababyeyi babo birabashimisha. Mugenga asaba Kabanyana kumusura iwabo mu Bugesera kugira ngo amenyane n'ababyeyi be. Bemeranya ko azamusura mu biruhuko bisoza umwaka. Umunsi wo gusura Mugenga ugeze, Kabanyana yikozeho biratinda, arangije arasohoka ngo ajye gutega imodoka imujyana mu Bugesera. Akigera ku muharuro abona imodoka izigana iwabo.
yahise ahagarara ngo abanze amenye abayirimo n'ikibagenza. Imugeze iruhande irahagarara, uwari uyirimo akingura urugi avamo. Kabanyana ngo amukubite amaso arikanga ati ayiwe, hano habwiwe nande? Uwo mushyitsi utunguranye yari Bizimana. Yirengagije agahinda yatewe na Kabanyana asabagira amusanga ati hobe, iminsi myinshi mukundwa. Kabanyana ariyumanganya aramuhobera maze amuha ikaze mu rugo, bicara mu nzu. Abura aho ahera amuganiriza, araruca ararumira. Bizimana aramwitegereza, hashize akanya araterura ati Kabanya, kuki wankoreye biriya? Undi araceceka areba hasi. Bizimana yungamo ati ntibyakabaye byaragenze kuriya. Kabanyana araturika ararira. Bizimana arakomeza ati uriyumvisha ishavu n'agahinda wanteye kuva wa mugoroba usiga unziritse ku katsi ugakomeza no kunyihisha? Uzi ingendo nakoze nzenguruka i Remera warambeshye ngo niho iwanyu? Kigali yose nkayimaza amaguru ngushakisha, naho wibereye inzige. Kabanyana arushaho kurira. Bizimana nawe arushaho kuvuga cyane ati rekeraho kurira kuko urimo uranyongerera intimba. Narize menshi kukurusha nuko atemba ajya mu nda. Nakoze byinshi ngo ngushimishe ariko nta gaciro wabihaye. Maze kukubura nakoze uko nshoboye ngo nkwiyibagize, ariko urukundo ngukunda ntirubinyemerera. Ntacyo ntakoze ngo umenye aho uherereye, ariko iyo ntagira amahirwe yo kubona amafoto wifotoranyije na mubyara wanjye mu Mararungu, sinari kuzapfa amenya irengero ryawe. Kugusimbuza undi mu mutima wanjye byarananiye. Kugeza ubu urukundo rwanjye ruri mu biganza byawe, rugenza uko ushaka. Kabanyana aho yicaye yaratitiraga, ibyuya byamurenze. Kera kabaye ariyandayanda yishakamo ijambo aramubwira ati ndakwinginze umbabarire kuba ntarakubwije ukuri. Urukundo rwo naruhaye mugenga sinamuhemukira. Niteguye kukuriha ibyawe byose nariye. Undi ati mbese utekereza ko nkurihishije ibyo wangije byose wabibona? Tuvuge ko amafaranga n'ibintu byo wabibona da, ariko si bikomere wanteye ku mutima umbeshya ko nkunda, ukananyangiriza ibitekerezo unkinishiriza urukundo, wabyishyura iki? Kabanyana yabuze icyo arenzaho aricecekera. Bizimana abonye Kabanyana ntacyo yongeyeho arahaguruka arigendera. Undi amuherekeza bya nyirarubeshwa amugeza ku modoka aramusezera. Kabanyana agarutse mu nzu akubitana na nyina wari wumvise amagambo yose umukobwa we yavuganaga na Bizimana. Aramubwira ati icara aho nkubaze muko, ibyo numvise nibyo koko? Burya bwose wanyerekaga ko uri umukobwa w'umutima, naho wakoze amahano nk'aya? Uratinyuka ugakunda abahungu babiri icyarimwe ukagerekaho no kurya utwabo? Niko sema ko twari tumenyereye wa muhungu wo mu Bugesera, uyu wavuye haturutse hehe? Kabanyana n'amarira menshi asaba nyina imbabazi, amubwira ko yashutswe na mugenzi we biganaga. Nyina ati nkubabarire se nkumarire iki? Ko nshimye njyewe, Nyagasani we uzamubwira iki hejuru y'iriya ntimba imuhora imbere wateye uriya muhungu? Kabanyana na nyina bakiri muri ibyo, se Munyengango wari uvuye kwahira ubwatsi bw'inka yinjira iwe afite amatsiko yo kumenya abashyitsi bamusuye, kuko abaturanyi be bari bamubwiye ko iwe haje imodoka. Atura ubwatsi imbere y'ikiraro yinjira mu nzu. Atungurwa no kumva Kankindi n'umukobwa we bavugira hejuru, dore ko bitari bisanzwe iwe. Arababaza ati niki cyateje impagarara mu rugo rwanjye? Kankindi ati ndeka undorere, koko babivuze ukuri ngo utazizi narashatse azira narabyaye. Dore uyu mukobwa rwose agiye gutuma badukubitisha inkuba. Undi ati ye ugize ngo iki Kanki? Imodoka bambwiye yaje hase niyizanye izo nkuba uvuga? Kankindi ati ahubwo si imodoka y'umukara ivanye inkubira aha ntayo ubonye?
dore yari itwawe n'umusore ari we wari umushyitsi wawe. Nihitiraga maze amagambo yavuganiraga na Kabanyana hamuruganirira ngo mu gutwi. Ngo uyu nyiramama wanjye yaramubeshye amutendeka kuri wa musore usanzwe agenda hano. Ariko akababaro nabonanye umuhungu uvuye aha nikazarangira ubusa ndakurahiye. Munyenganga abaza umukobwa we ati, ibyo nyoko avuga nibyo Kabanya? Ubaye umukobwa wa mbere ugiye gushaka abagabo babiri. Menya neza ko nta wundi mukwe nkeneye uretse uriya musore Mugenga w'i Bugesera. Kankindi yungamo ati, gira uti Imana y'i Rwanda wa. Kabanyana basiga aho ajya kwigunga mu cyumba. Umutima we wari uremerewe cyane yibaza uko azivana muri ibyo bibazo yikururiye. Ku rundi ruhande iwabo wa Mugenga bari biriwe mu myiteguro yo kwakira uzababera umukazana. Akanyamuneza kari kose kuri Mugenga kuko yumvaga kwereka ababyeyi umukunzi ari ishema kuri we. Isaha Kabanyana yagombaga kuziraho yegereje, Mugenga ajya kumutegerereza ku cyapa aho abagenzi bavira mu modoka nk'uko bari babisezeranye. Imodoka yose ije akayegera areba ko ariyo Kabanyana avamo agaheba. Byageze ku gicamunsi ataramubona, maze umutima utangira gutera insigane yibaza uko umukunzi we byamugendekeye. Ntiyacitse intege, yakomeje gutegereza. Ijoro ririnda rigwa ataje. Mugenga bimubera urujijo, ataha n'isoni n'agahinda ajya kuryama. Ababyeyi be birinze kumubaza byinshi kuko babonaga ko atameze neza. Hashize iminsi 2, Mugenga yagiye iwabo wa Kabanyana ngo amenye icyatumye atubahiriza gahunda bahanye. Agezeyo bamuha ikaze, yicara mu ruganiriro na Kabanyana baraganira. Mugenga yabajije Kabanyana impamvu ataje kumusura. Undi amubeshya ko uwo munsi yarwaye umutwe utunguranye, bigatuma ananirwa gukora urugendo. Bakomeje kuganira ariko Mugenga akabona Kabanyana ntiyishimye nk'uko bisanzwe. Aramubaza ati, ese uracyarwaye ko mbona utameze neza? Undi ati, oya ntabwo ndwaye. Mugenga ati, ufite ikihe kibazo se ko mbona utishimye? Kabanyana aho kumusubiza araturika ararira. Mugenga aramwegera aramuhumuriza amubwira ati, Kabanya, mbabarira umbwire niba ari n'ibanga ry'umuryango nanjye namaze kwinjira mu bawe. Mbwira dusangira ku gahinda nk'uko dusangira ibyishimo. Mugenga yabonye Kabanyana akomeje kurira, yirinda gukomeza kumubaza ibibazo ahubwo atangira kumuhoza. Kera kabaye araceceka. Mugenga amwitegereza mu maso aramubaza ati, Kabanya, uracyankunda? Kabanyana aramusubiza ati, ndacyagukunda. Mugenga arongera ati, none se niba unkunda kuki udashaka kumbwira icyakubabaje? Undi aho kumusubiza yongera kurira. Mugenga aramubwira ati, ndabona utameze neza. Reka ntahe tuzaganira ubutaha umaze gutuza. Mugenga arasezera arataha. Nyuma yaho Kabanyana yeruriye Bizimana ko umutima we yaweguriye Mugenga. Bizimana yabaririje iwabo wa Mugenga ahamenya ajyayo, aramwihanangiriza amutera ubwoba ati, niba ukunda amagara yawe reka kwiruka inyuma ya Kabanyana umutesha umutwe. Ni inshuti yanjye kuva kera n'ikimenyimenyi, turategura ubukwe vuba aha. Mugenga byumvise yibuka uburyo Kabanyana yamwakiriye ubwo aheruka iwabo n'ukuntu yamubeshye kumusura ntaze, akeka ko ibyo Bizimana amubwira ari ukuri. Ariko yakwibuka ko kuva yakundana na Kabanyana nta buryarya yamubonyeho, bikamutera urujijo. Afata umwanzuro wo gutegereza ko hari icyo Kabanyana azamubwira. Iminsi yakurikiyeho Kabanyana yahoraga yigunze yararenzwe n'ibitekerezo. Bizimana nawe ntiyacitse intege, yakomeje kumusura akamuganiriza amuhumuriza ngo arebe ko yamugarukira. Aboneraho umwanya wo kwiyegereza ababyeyi ba Kabanyana baha impano zitandukanye.
ngaho none yazaniye Munyenganga ipantaro n'ikoti, ejo akazanira Kankindi igitenge n'umupira. Ababyeyi batangira kumukunda cyane ko uko yazaga baganiraga umwanya munini bakumva afite ibitekerezo bizima. Rimwe Bizimana yavuye kubasura azamukana na Munyengango mu modoka amusiga ku kabari kari hafi yiwe, amusigira n'amafaranga ngo yice akanyota. Munyengango yinjira mu kabari, bagenzi be batangira kumuganiriza batebya bati, umukobwa wawe aragukijije rwose, usigaye uhora mu mamodoka ntugikoze ibirenge hasi. Nibyo koko ngo ugiye gushyingira mu bakire b'iyo za Kigali? Undi yungamo ati, niwe wenyine se ahubwo ntiwabonye ko n'umugore we asigaye ahinduranya ibitenge umunsi ku wundi? Uwitwa Kayibanda ati, Munyengango niwe uzi ko yabyaye rwose. Munyengango aryoherwa n'ayo mashyengo ya bagenzi be, araseka cyane ati, umukobwa ni uwacu twese, nibabahe inzoga mwinywere muve muri ayo, umuko yansengereye. Uko Bizimana yagarukaga kwa Munyengango kubasura, Kabanyana yarushagaho kumererwa nabi. Yari yarafashe umwanzuro wo kutazongera kumubangikanya na Mugenga. Yategereje ko Mugenga azagaruka kumusura nk'uko yari yarabimubwiye ubwo baherukana, aramuheba. Ahitamo kumwandikira ibaruwa amusaba ko yazaza bakaganira, akamubwira ibyamubayeho. Mugenga abonye iyo baruwa arihangana, yirengagiza akababaro yatewe n'amagambo Bizimana yamubwiye. Mu gitondo azinduka ajya iwabo wa Kabanyana nk'uko yari yabimusabye. Mugenga ahageze yasanze Kabanyana adahari, yagiye kumushakira amazimano. Aramutsa ababyeyi ba Kabanyana aho kumwikiriza bamwuka inabi. Munyengango aratangira ati, umva rero wa muhungu we, sinshaka kongera kubona akarenge kawe ahitwa iwanjye. Ejo utavaho unterera umwana umwaka ukamwicira ubukwe. Mugenga yumvise amagambo Munyengango amwakirije, arahindukira agenda atumva atabona. Munyengango arahindukira abaza umugore we ati, umukobwa wawe igihe yagendeye ntaragaruka? Kankindi atarasubiza, Kabanyana barahageze. Saramubaza ati, niko Kabanya, igitondo wazindutse utubwira ngo ufite umushyitsi, n'uyu uvuye aha? Umva rero nkubwire wa mukobwa we, kariya gahungu ko mu Bugesera sinkeneye kongera kukabona hano. Ahubwo uzamenyesha umwe w'i Kigali naza nzamubagira rusake yanjye. Kabanyana yavuze ashize amanga ati, uwo munyamujyi muvuga sinigeze mukunda. Nyina ati, ariko reka kuba umupfu mwana we, njye niyumviye amagambo yakubwiye cya gihe. Aragukunda rwose nta shiti. Umugabo wabonye icyo aguha se kandi agukunda wamunganya iki? Ahubwo nawe ishakemo urukundo. Munyengango avugana ubukana ati, ariko urakomeza kwingingiriza mu biki? Njye navuze byarangiye, sinashyingira uriya mukene kandi narabyaye inyange. Bakiri muri ibyo, musaza wa Kabanyana muto witwa Bunani yaje yiruka avugana igihunga ati, mama, wa muntu w'i Bugesera ukunda kuza kudusura imodoka iramwishe. Kankindi ati, ayiwe, ibyo uvuga ubikuye he mwana we? Bunani ati, twakiniraga muri cya kibuga kiri hepfo y'umuhanda, twumva urusaku rwinshi, tujya kureba dusanga n'imodoka igonze umuntu. Ndebye nsanga niwe, maze iyo modoka ihita imujyana. Kabanyana akibyumva arazengera yikubita hasi ata ubwenge. Ababyeyi be bahuruza abaturanyi bazana ingobyi bamujyana kwa muganga. Bizimana yasubiye kwa Munyengango kubasura, ahasanga Bunani wenyine. Amubajije aho abandi bari, amubwira ko barwaje Kabanyana mu bitaro bya Rwamagana. Ajya kumureba asanga bamwohereje kuvurirwa mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali. Arakubirana basangayo.
Bizimana yitaye kuri Kabanyana n'umurwaza, akabamenyera ibikenewe byose muri iyo minsi bari mu bitaro, abatangaho amafaranga menshi. Hashize iminsi mike Kabanyana yorohewe, maze nyuma y'icyumweru baramusezerera. Umunsi wo gutaha Bizimana yaje kubatwara. Mbere yo kubajyana inzige abanza kujya kubagurira ibyo kurya no kunywa barasangira. Ababyeyi ba Kabanyana bashimira Bizimana ubwitange yabagaragarije mu gihe cyose bamaze mu bitaro. Munyenganga araterura ati, babivuze ukuri koko ngo inshuti uyibona mu byago. Mwana wa, uri intwari rwose, wadukuye ahakomeye. Kurwaza umurwayi muri iyi Kigali duturuka iyo bigwa ntibyari kutworohera rwose. Ntacyo mfite nakwitura, gusa urisanga mu muryango wacu. Kabanyana yitegereje uko ababyeyi be bishimiye Bizimana, yumvise n'ibiganiro bagiranye, abona ko nta kabuza bazamumushyingira ku ngufu. Arahaguruka arababwira ati, munyihanganire gato ngiye mu bwiherero ndaje. Bizimana akomeza kuganira n'ababyeyi ba Kabanyana. Bategereje ko Kabanyana agaruka, babona aratinze. Nyina agira igishyika arahaguruka ajya kureba icyo yabaye. Ashakira mu bwiherero bwaho aramubura. Aragaruka abwira umugabo we ati, Kabanyana yaba arengeye he ko ntawe nsanze mu bwiherero? Abo bari kumwe bose barahaguruka, biyambaza abakozi baho babafasha kumushaka baramuheba. Umwe mu bakozi baho arababwira ati, niba ari wa mukobwa mwari mwicaranye namubonye asohoka hanze yihuta. Barasohoka baramushaka baramubura, bajya kubariza ku bitaro bababwira ko atigeze ahagaruka. Bakomeje kumushakisha baramuheba. Batanga amatangazo, babimenyesha n'inzego zishinzwe umutekano ngo zikomeze kubafasha gushakisha. Bamaze guheba, Bizimana arabihanganisha, bizeza ko azakomeza kubafasha gushakisha Kabanyana. Bajya mu modoka bajyana iwabo. Mugenga nyuma yo kugongwa n'imodoka yarwariye mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali igihe kitari gito, kuko imodoka yamugonze yari yamushegeshe. Aho akiriye baramusezerera arataha. Mu gihe yamaze mu bitaro, yababajwe n'ubuzima bugoye bw'abarwayi batagira abarwaza. Yiyemeza kujya agira abasura nibura rimwe mu kwezi. Igihe kimwe Mugenga yagiye gusura abarwayi mu bitaro, ahahurira na Murenzi bize ku kigo kimwe Izaza, baganira byinshi. Murenzi yamubwiye ibibazo byose Kabanyana yahuye nabyo nyuma yo kumva ko Mugenga yaba yapfuye, ndetse amubwira ko yaburiwe irengero akaba ataraboneka. Mugenga yaratunguwe cyane, ariko ashimishwa no kumenya ko Kabanyana atigeze amwanga. Atangira kumushakishiriza mu nshuti biganye, ariko aramubura. Afata umwanzuro wo gushaka akazi mu mujyi wa Kigali ngo arebe ko yazamubona, kuko ariho yaburiye. Nyuma y'igihe gito Mugenga yabonye akazi ko gucunga ububiko bw'ishyirahamwe rikora ibijyanye n'ubugeni. Yashimishwaga cyane no kwitegereza amashusho yakorwaga n'abakozi b'iryo shyirahamwe. Rimwe nawe akora ishusho y'inuma. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe ayibonye biramutangaza cyane, kuko yarushaga ubwiza amashusho menshi yakozwe n'abamenyereye akazi. Amwemerera gukorana n'abandi banyabugeni ngo bamufashe kuzamura impano ye. Bidatinze Mugenga amenyera umwuga, ndetse akora andi mashusho menshi kandi meza. Yaje gukora ishusho ya Nelson Mandela, umwe mu ntwari za Afurika zizwi ku rwego mpuzamahanga, irakundwa cyane. Abayibonaga baratangaraga bati, ni Mandela neza neza. Abantu benshi bazaga kuyisura, bamwe bakayifotora abandi bakayifotorezaho. Iyo shusho yatumye iryo shyirahamwe rimenyekana cyane. Ndetse ritumirwa mu imurikabikorwa mpuzamahanga ry'ubugeni mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mugenga rero yagombaga kujyana n'umuyobozi w'ishyirahamwe muri iryo murikabikorwa, kuko ishusho yakoze ariyo yabahesheje ayo mahirwe.
Rimwe ku cyumweru hasigaye iminsi mike ngo berekeze mu Butaliyani, Mugenga yashatse ingemu maze ajya gusura abarwayi mu bitaro bya kaminuza. Ageze yabona umwana w'umukobwa wishwe n'agahinda cyane yicaye iruhande rw'umurwayi. Mugenga aramwegera cyane amubaza uko umurwayi ameze. Umwana aramusubiza ati, nyogokuru ararembye cyane, muganga yamwohereje mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, none twabuze amafaranga yo kwishyura hano ngo tubone uko tugenda. Mugenga ati, nangahe se sha? Umwana ati, ni 300. Mugenga aramwihanganisha muha ingemu yazanye maze amusezeraho aramubwira ati, reka njye gushakisha ningirayo mbona nzagaruka kubareba ejo. Mugenga avuye ku bitaro yagujije bagenzi b'amafaranga, yongeraho ayo yari afite bigera mu 100,000. Yakomeje gushakisha abwira nta yandi arabona ajya kuryama. Mu gitondo anyura ku kazi gusaba uruhushya ngo ajye ku bitaro abashyirayo yabonye. Ahageze Rugamba wari umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo amubaza aho agejeje imyiteguro y'urugendo rwo mu Butaliyani. Undi amusubiza ko yahuye n'imbogamizi itoroshye kuko nyirakuru arembye, akaba yabuze amafaranga yo kwishyura aho yari arwariye ngo bamwimurire mu bindi bitaro. Rugamba ati, uranyumvira ra? Ubiyumbwira kare kose nari kubura uko mbigenza. Nangahe se ngo tuyashake ubikemure mbere y'urugendo? Mugenga ati, hakenewe 300,000 ariko 100 namaze kuribona. Rugamba amuguriza 200,000 aramubwira ati, ngaho nyaruka urebe umurwayi. Mugenga yongera kuri ya yandi yari afite yerekeza ku bitaro. Mugenga ageze ku bitaro asanga wa mwana wari urwaje umukecuru arabika ibintu mu gikapu. Aramusuhuza, umwana amwikiriza amwenyura aramubwira ati, ya mafaranga yabonetse mukuru wanjye yagiye kuyishyura ngo tujye muri Faisal. Ako kanya abaganga baraza babyutsa wa murwayi bamujyana mu mbangukiragutabara. Mugenga atwaza umwana igikapu bagana aho imbangukiragutabara yari ihagaze. Bahageze umwana yinjiramo. Mu gihe Mugenga amuhereza igikapu, uwagiye kwishyura barahageze ahereza wa mwana impapuro aramubwira ati, akira n'izi mpapuro ngiye gutega moto ndabasangayo. Mugenga yumvise iryo jwi arikanga ahindukira bwanga areba uvuze. Imbangukiragutabara biragiye. Wa mukobwa yubura amaso ngo ashimire uwo musore asanze yinjiza igikapu mu modoka. Bakubitanye amaso umukobwa ati, ayiwe, intege ziracika aratitira ashaka aho yegama arahabura agiye kugwa hasi. Mugenga aramuramira. Barahagarara bararebana mu maso ntawe uvugisha undi. Amarira ashoka ku matama. Hashize akanya wa mukobwa ati, Muge, ni wowe cyangwa ndarota? Ko nari nzi ko wapfuye ugeze hano uti. Mugenga ati, Kabanya ni njyewe rwose. Urupfu rwangeze amajanja ariko ndarurokoka. Gusa nariho ntariho kubera kutamenya irengero ryawe. Baganiriye akanya gato maze batega moto bakurikira umurwayi ku bitaro byitiriwe umwami Faisal. Basanze umurwayi bamaze kumushyira mu bitaro. Basigira umurwaza amafaranga yo kwifashisha maze bajya kuganirira kwa Mugenga. Bagezeyo baricara maze Kabanyana araterura ati, Muge, mbabarira ninjye nyirabayazana w'akaga kose twaciyemo. Nakubereye umukunzi mubi nkurikiza inama z'inshuti mbi. Mugenga amuca mu ijambo ati, wikigora umbwira byinshi, namenye neza ko unkunda kandi nanjye ndacyagukunda. Uburwayi bwawe no kubura kubera njye n'igihamya y'uko unkunda. Ibyo tubirenza amaso twishimire ko Imana yongeye kuduhuza. Kabanyana amubwirana amarira ati, nongeye kubona ko unkunda bizira uburyarya kuko numva gutakwemera no kunsuhuza nkurikije akaga nagushyizemo.
Mugenga aramwegera amuryamisha mu gituza cyamuhanagura amarira aramuhumuriza. Mugenga na Kabanyana bakomeje ibiganiro bishimiye ko bongeye guhura. Mugenga abaza Kabanyana ati uriya mukecuru rwaje se mupfana iki? Kabanyana ati nk'uko wabyumvise mvuye mu bitaro nacitse ababyeyi banjye kuko nabonaga bashaka kunkingira Bizimana ku ngufu. Ngenda ntazi iyo ngana bwira ngeze Nyacyonga njya gusaba icumbi mu rugo nari ngezemo. Mpasanga uriya mukecuru aranshumbikira. Ambajije iyo nturutse mutekerereza ibyanjye byose maze ansaba kwigumira iwe. Kuva icyo gihe kugeza ubu turabana. Kabanyana abaza Mugenga ati none se wowe hari aho muziranye ko nasanze ubaterurira igikapu? Mugenga ati nta handi tuziranye, nahageze ejo ngiye gusura abarwayi uriya mwana ambwira ko babuze amafaranga yo kwishyura ibitaro. Uyu munsi rero nari ngarutse kubishyurira. Kabanyana na Mugenga baganiriye byinshi ku buzima bwabo, biyemeza gukora ubukwe byihuse. Bemeranya ko bagomba gusubira iwabo bakabanza kubimenyesha ababyeyi. Nuko bigoranye Kabanyana arasezera, Mugenga aramuherekeza arataha. Mugenga yahagaritse urugendo rwo kujya mu Butaliyani ndetse ntiyasubira ku kazi. Afata icyemezo cyo gutegura ubukwe yifashishije ya mafaranga yagujije akazayishyura ubukwe burangiye. Nyuma y'iminsi mike Kabanyana aritegura ngo ajye iwabo, Mugenga aramuherekeza. Bagezeyo ababyeyi ba Kabanyana babakirana ibyishimo, banezezwa no kongera kubabona nyuma y'igihe kinini bazi ko batakiriho. Baraganiriye birambuye babwira ababyeyi iby'ubukwe bwabo maze babizeza kubashyigikira. Ku gicamunsi Mugenga basezeraho ataha iwabo mu Bugesera. Imyiteguro y'ubukwe ku mpande zombi iratangira, umunsi ugeze burataha. Nyuma y'ubukwe Mugenga na Kabanyana baganiriye kuri Bizimana. Mugenga atekerereza Kabanyana ukuntu Bizimana yaje iwabo akamutera ubwoba, amubwira ko natareka Kabanyana azamuzira. Kabanyana ashya ubwoba asaba Mugenga ko bakwimuka muri ako gace bakajya gushakira imibereho ahandi kugira ngo Bizimana atazabagirira nabi. Mugenga arabyemera. Kabanyana na Mugenga babanje gutekereza kwimukira i Kigali, ariko Mugenga amenya ko Rugamba na bagenzi be bamuhiga kubera amafaranga bamugurije. Abibwira Kabanyana, bahitamo kujya mu ntara y'Amajyepfo. Bakodesha inzu mu Matyazo ho mu murenge wa Ngoma akarere ka Huye. Mugenga yaguze igare atangira umurimo w'ubunyonzi. Kabanyana we ayoboka isoko atangira ubucuruzi buciriritse. Uko iminsi yahitaga barushagaho kugira icyizere cy'ubuzima bwiza kuko udufaranga twiyongeraga umunsi ku wundi. Mugenga yiteguye gutembereza umugore we ngo bishimire kuba bari kumwe nyuma y'ibigeragezo banyuzemo. Kabanyana yarishimye cyane maze bahitamo kuzatemberera mu mujyi wa Huye. Igihe kigeze Mugenga na Kabanyana buriye igare ryabo bajya kwiyakirira muri kamwe mu tubari tugezweho mu mujyi wa Huye. Basangira icyo kurya no kunywa mu munezero, bugorobye bafata igare ryabo bataha bishimye. Bakomeje gukorera amafaranga bayabika ngo bazabashe kwishyura umwenda Mugenga afitiye Rugamba na bagenzi be. Mugenga uko yavaga ku kazi yahaga Kabanyana amafaranga yakoreye akaba ari we uyabika. Hashize iminsi Kabanyana abwira umugabo we ati mugabo mwiza, waretse tukishyura ya myenda? Undi ati twishyura iki se? Kabanyana ati uzi ko ejo nabaze amafaranga tumaze kugira nkabona 352,475. Mugenga ati ye, ubwo si byo birashoboka? Undi ati cyane rwose. Nuko bumvikana ko ku mugoroba bavuye ku kazi baza kuvugana igihe Mugenga azajya kwishyurira abafitiye imyenda.
Ku mugoroba Mugenga yatashye karanyura ku isoko amanukana Kabanyana ku igare. Bageze mu rugo bicara mu ruganiriro batangira kuvugana uko amafaranga ya Rugamba na bagenzi bazabageraho. Bemeranywa ko mu gitondo kare Mugenga yashyira Rugamba akanamusaba gusubira ku kazi bakimukira i Kigali. Kabanyana arishima cyane. Hashize akanya yinjira mu cyumba ageze yavuze induru ati, "Tabara Mugenga we!" Mugenga aza yiruka akubise amaso ibisate by'idirishya binyanyagiye mu cyumba, ntiyirirwa abaza ibyabaye. Apfukama hasi akurura agasanduku babikagamo amafaranga kari munsi y'igitanda. Apfunduye asanga karera. Mbega agahinda! Ndabasuhuje. Tugeze ku gice cya 5 ari nacyo cya nyuma cy'inkuru yacu wikina n'urukundo. Mbahaye ikaze. Mugenga yatekereje imvune n'inkeke yahoraga hanyonga igare ngo yikure mu myenda, none akaba atabigezeho arushaho kubabara. Kabanyana aramwegera amufukama imbere amuryama ku kibero aramubwira ati, "Mugabo nkunda, ndakwinginze komeza ube intwari, wikwita ku bitugwiririye. Uko twayabonye niko tuzabona n'andi. Twishimire ko bitabaye nijoro, wenda twari no kuhasiga ubuzima." Mugenga amufata mu misaya aramwitegereza aramubwira ati, "Urakoze kumpumuriza mugore mwiza. Haguma ubuzima naho ibintu nibishakwa." Nuko bishyira mu mutuzo bararyama. Bukeye Kabanyana na Mugenga baraganiriye, biyemeza kuzajya babitsa muri banki amafaranga yose bakoreye. Bakiri muri ibyo bumva abantu barasuhuje. Kabanyana arasohoka ajya kureba abari bo. Yasanze ari abagabo 3, bahita bamubazanya umujinya mwinshi aho umugabo wari. Kabanyana arababaza ati, "Muramushakira amahoro se?" Bataramusubiza Mugenga yahise asohoka kuko yari yumvise ko ari we bashaka. Abakubise amaso umutima umuvamo. Bari babagabo bamugurije amafaranga. Yarikomeje araza arabasuhuza. Umwe muri bo aramubwira ati, "Niko sha, tukwizere nk'umuvandimwe tukuguriza amafaranga yatuvunnye uhita uducika." Uwa kabiri ati, "Ubu rero wumvaga ntawe uzatahura ubu buvumo wihishemo." Undi ati, "Ariko ubwo muri mu biki? Nabanza twishyura ibindi biraza nyuma." Mugenga yabuze uko yisobanura atangira kubatakambira ati, "Bavandimwe, nimumbabarire rwose kuba narabahemukiye. Maze iminsi nkora mbika amafaranga ngo nzabishyure mwese, ariko ibyambayeho ejo ni agahomamunwa. Namwe nimutambuke mwirebere uko inzu bayigenje. Ejo twaratashye dusanga batwibye amafaranga yose ntibadusigira n'iripfumuye. Nimumpe igihe nisuganye, amafaranga yanyu nzayabishyura vuba rwose." Agize ngo akomeze abasobanurire n'icyatumye agenda atababwiye, umwe muri ba bagabo ahita amucecekesha ati, "Rekeraho kutwifatira sha. Mba nkudishya ariko ndakubabariye. Sinshaka kubona amarira y'uyu muziranenge wayobeye ku mujura. Ariko ushima Imana yatumye tutazana na Rugamba. We ntiwari kumukira wa mwambuzi we. Tuguhaye ukwezi ngo ube wamaze kutwishyura. Niwongera kutubeshya ntuzatuva mu nzara." Nuko barigendera. Hashize iminsi 2 nyir'inzu yaje kwishyuza amafaranga y'ubukode. Mugenga agize ngo amutekerereze ibyago bahuye nabyo, undi amuca mu ijambo ati, "Wikwirirwa umbwira byinshi, icyo dupfana ni amafaranga wishyura inzu yanjye. Niba udafite ubushobozi bwo kwishyura, vamo nshyire mu ndi. Kandi ubanze usane ririya dirishya mwamennye." Abasigaho aragenda. Mu gitondo cya kare nyir'inzu yari ahageze n'umukiriya mushya. Nuko arinjira ati, "Niba amafaranga ataraboneka, nimusohore utwanyu twose mumvire mu nzu." Mugenga aramwinginga ngo abihanganire bashaka ahandi berekeza, ababera ibamba. Bahitamo kugurisha bimwe mu bikoresho mu nzu,
babona amafaranga bajya gukodesha inzu y'amakikansi mu karere ka Gisagara. Ubucuruzi bwa Kabanyana bwarahagaze ariko Mugenga wakomeza umwuga w'ubunyonzi. Hashize igihe bimukiye Ikansi, umuturanyi wabo witwa Mutimukeye abwira Kabanyana ko hari umuntu ugiye gutangiza ibikorwa byo gutunganya imisatsi muri ako gace. Kabanyana ajya gusabayo akazi, ahabwa ko kwakira amafaranga. Mugenga biramushimisha kuko umuryango we wari ugiye kubona amafaranga yunganira ayo yakoreraga mu bunyonzi. Hashize ibyumweru 2 Kabanyana atangiye akazi, umukoresha mukuru yatumiye abakozi be bose mu busabane bwabereye mu mujyi wa Huye. Abubatse bari bemerewe kujyana n'abo bashakanye. Bageze aho ibirori bigomba kubera, bategereza akanya gato umukoresha mukuru barahasesekaye. Benshi mu bakozi bashya ntibari bamuzi. Yaje aherekejwe n'umukobwa w'ihoho batazi, binjira bafatanya agatoki ku kandi. Kabanyana na Mugenga bakubise amaso uwo mugabo bagwa mu kantu. Yari Bizimana. Baramubonye barikanga ariko bariyumanganya baguma mu birori. Ubusabane bwahise butangira, abari aho basangira amafunguro bateguriwe. Nyuma Bizimana afata ijambo, abwira abakozi be ko yateguye ubwo busabane mu rwego rwo kubashimira ubwitange bahorana mu kazi no kugira ngo bahe ikaze abakozi bashya bakorera Ikansi. Asoza basaba gukomeza gukorana umurava imirimo bashinzwe. Ubusabane burangiye abakozi batangiye gutaha. Mugenga na Kabanyana beguye igare, Bizimana babagezeho. Arabasuhuza arababwira ati, nishimiye kongera kubabona. Numvise ko mwakoze ubukwe ariko sinarinzi ko mutuye Ikansi. Nanjye uriya mwabonye twinjirana n'umugore wanjye dutuye i Kigali ariko muri iyi minsi nge nimukiye ino kugira ngo nkurikirane ibikorwa byinshi mpafite. Bamaranye akanya gato baganira, Bizimana basezeraho aragenda, nabo burira igare barataha. Ba bagabo Mugenga yari afitiye umwenda bagarutse kumwishyuza, bageze aho yari atuye basanga yarimutse. Barashakisha bagera aho yimukiye. Abakubise amaso abona bazanye na Rugamba maze umutima uradiha. Arabinginga ngo bakomeze bihangane, ariko baranga kuko batekerezaga ko noneho yahita yimukira kure bakamubura burundu. Ntibyatinze bahuruza inzego zishinzwe umutekano, bamurega ubutekamutwe n'ubwambuzi bavuga ko ahora yimuka agasiga yambuye abaturanyi. Nuko arafungwa. Ku mugoroba Kabanyana avuye ku kazi, abaturanyi bamubwiye ko umugabo we yafunzwe. Yaraye adasinziriye, mu gitondo azindukira aho Mugenga afungiwe. Bamubwira ko ashinjwa ubwambuzi, bityo kugira ngo afungurwe akaba agomba kubanza kwishyura imyenda afite. Kabanyana yavuye ahabunze imitima yibaza aho azakura amafaranga ngo yishyurire umugabo we, biramuyobera. Yiyemeza kuzajya akora abika amafaranga kugeza igihe azagwira maze akishyura umwenda bagafungura umugabo we. Kabanyana yatangiye kujya akererwa ku kazi kuko mu gitondo yagombaga kubanza kugemurira umugabo we. Uwari ushinzwe abakozi aramwihanangiriza, amubwira ko niyongera gukererwa azahita yirukanwa. Kabanyana yabuze amahitamo hagati y'umugabo we n'akazi. Nimugoroba atashye yicara imbere y'umuryango yibaza icyo yakora. Akibaza ibyo abona imodoka iraje ihagaze mu mbuga hafi ye. Hasohokamo Bizimana agenda amusanga. Aramusuhuza aramubwira ati, Kabanyana we, namenye ibyakubayeho, gusa wihangane. Arakomeza ati, ariko se koko ubutekamutwe bashinja umutware wawe nibwo? Undi aramuhakanira amusobanurira uko byagenze ntacyo amuhishe. Bizimana amaze kubyumva ati, yo, ese burya bwose nuko byagenze, nimwihangane. Baceceka akanya gato maze Bizimana aramubwira ati, Kabanya, nshobora kugufasha umugabo wawe agafungurwa, ariko uruhare rwawe rurakenewe. Kabanyana abyumvise ati,
mwaba mukoze cyane rwose, mudufashije mukatwishyurira umwenda twazajya dukora tubishyura. Bizimana ati ibyo ndabyumva Kabanya, nk'uko ubizi nagukunze kuva kera kandi n'ubu ndacyagukunda, ariko nemera ko urukundo rushora aho rushaka. Niteguye kugufasha umugabo wawe agafungurwa, ariko hari ikintu kimwe nkwisabira. N'ubwoba bwinshi Kabanyana ati ni igiki? Bizimana ati ndifuza ko wambera umugore umunsi umwe gusa, hanyuma nkishyura umwenda umugabo wawe afungiwe ndetse nkakugurira imodoka nziza n'inzu, nkakubabarira n'ibyo wankoreye byose. Kabanyana yaratunguwe maze aramubwira ati ese urumva nakubera umugore nte kandi mfite undi mugabo? Undi ati ibyo ndabizi ariko nanjye sinkugora, wowe uzaza umunsi umwe wirirwa umfata neza unandaza, mbese unyereke ishusho y'umunezero nari kugira iyo umbera umugore, nibirangira nguhe ibyo nagusezeranyije wigendere. Kabanyana yabuze icyo avuga araceceka. Hashize akanya aramubwira ati niba ushaka kumfasha mfasha, ariko wimfatirana mu bibazo ngo unsenyere nawe utiretse. Bizimana aramusubiza ati singamije kugusenyera, nakubwiye umunsi umwe gusa, naho njyewe nta mugore nigeze ngira, uretse n'umugore nta n'umukunzi nigeze ngira nyuma yawe. Nababeshye ko wa mukobwa twari kumwe ari umugore wanjye, ngira ngo mugenga atazagira impungenge akagukura ku kazi. Nta kindi duhuriyeho, dukorana mu bucuruzi gusa. Wowe nyemerera ibyo ngusabye maze mfunguze umugabo wawe. Kabanyana buri icyo akora n'icyo areka, yibaza ku bibazo bimuzengurutse, atekereza guca inyuma umugabo we atarabyigeze, biramuyobera. Bizimana abonye ko yabuze icyo ahitamo, aragenda afata impapuro ebyiri mu modoka ye, rumwe arwandikaho 0, urundi arwandikaho 1. Aramubwira ati sigara ubitekerezaho, nubyemera uzafata uru rupapuro rwanditseho 1 urushyire mu ibahasha, uyifunge maze uyishyire wa mugore ubakuriye ku kazi azayingezaho. Niwumva bidashoboka kandi uzashyiremo uru rwanditseho 0 ubigenze utyo, maze umugabo wawe azaborere muri gereza. Bizimana amusigaho arigendera. Mu gitondo Kabanyana nk'uko bisanzwe yabanje kugemurira umugabo we, agera ku kazi yakererewe. Ushinzwe abakozi yamuhaye ibaruwa yo kumwihanangiriza, amumenyesha ko niyongera gukererwa azahita yirukanwa nta yindi nteguza. Yiriwe adatuje yibaza iherezo ry'ibibazo arimo. Akazi karangiye arataha arabunze imitima. Bukeye Kabanyana yazindutse ajya ku kazi ntiyagemura. Akigerayo aho ibahasha ifunze wa mugore ubakuriye ku kazi, amusaba ko yayimugereza kuri Bizimana. Bizimana yabahasha imugezeho yayifunguye n'amatsiko menshi, asanga urupapuro rwanditseho 1. Ibyo byavugaga ko Kabanyana yemeye ibyo yamusabye. Nuko Bizimana ahita atuma umushoferi kumumuzanira iwe. Ntibyatinze umushoferi abazanye Kabanyana. Nuko ava mu modoka yinjira mu nzu afite ubwoba bwinshi. Asanga Bizimana yicaye mu ruganiriro amutegereje. Arahaguruka amusuhuzanya urugwiro, ariko Kabanyana amwikiriza atamwitayeho. Yasaga n'uwahungabanye, maze Bizimana yamukoraho akamwigizayo. Yamuvugisha undi akamwihorera cyangwa akamusubiza nabi. Bigeze aho abwira Bizimana ati mbabarira ureke gukomeza kungaraguza agati, nemeye gukora amahano kubera iminsi igira nabi. Si umwuga wanjye nawe urabizi, wowe kora icyo wifuza nigendere. Bizimana aceceka akanya gato maze aramubwira ati iyo mba meze nk'uko ntekereza nari kugushimuta nkagutunga ku ngufu. Njye rero ntandukanye n'uko ubyibwira. Icyo nifuza ni ukugirana nawe umunezero. Nkeneye ko umfata nk'umugabo wawe byibuze uyu munsi gusa. Kuko rero utameze nk'uko mbyifuza, taha ubanze witoze kunkunda uzagaruke wamenye icyo nshaka,
ku buryo nugaruka nzanyurwa no kwishimana nawe. Niyo nshuro nsa nzabana n'umugore mu buzima bwanjye. Kabanyana aramubaza ati, ariko ubundi ugamije kumpindura ukangira umugore wawe? Undi ati, oya, ndabizi ko bidashoboka. Icyo nshaka ni ukureba byibura rimwe uko twari kuba tumeze iyo uba umugore wanjye. Kabanyana noneho ashirika ubwoba aramubwira ati, rwose rekeraho kungora. Niba wifuza ko nakwitwaraho nk'uko nitwara kuri Mugenga kandi utari we, sinabishobora. Bizimana ati, ubwo nyine niba wumva bidashoboka itahire. Gusa ukomeze ubitekerezeho, niwumva ukeneye ubufasha bwanjye uzagaruke witeguye kubahiriza ibyo ngusaba. Nuko Bizimana ahamagara wa mushoferi asubiza Kabanyana ku kazi. Bukeye bwaho Kabanyana yongeye gukererwa ku kazi kuko yari yabanje kugemurira umugabo we. Ageze ku kazi bahita bamwirukana, arakubirana arataha. Kabanyana yabungije imitima yibaza uko azikura mu rusobe rw'ibibazo yarimo, biramuyobera. Ahebera urwaje atumaho Bizimana amumenyesha ko noneho yemeye kubahiriza ibyo yamusabye. Bizimana yatse imodoka ajya kumuzana. Baririranywe umunsi wose baranararana. Kabanyana agerageza kwitwara neza kuri Bizimana ariko ku mutima rusibana. Bukeye Bizimana amuha ibyo yamusezeranyije, amwemerera no gusubira mu kazi. Kabanyana yakiriye amafaranga, imodoka n'inzara byanga. Abwira Bizimana ko ikimuraje ishinga ari ugufunguza umugabo we, naho imitungo yo ntayakeneye. Kabanyana yahise ajya kwishyurira umugabo we, baramufungura. Mugenga yabajije Kabanyana aho yavanye ubwishyu, undi amubwira ko yayagujije ku kazi bakaba bazajya biyishyura ku mushahara we wa buri kwezi. Mugenga amaze gufungurwa yabonye akazi ko kwigisha mu ishuri ribanza rya Kansi. Ubuzima bwatangiye kuba bwiza kuko bombi bari bafite akazi. Hashize iminsi Bizimana yasanze Kabanyana ku kazi amasaha yo gutaha yegereje. Amusaba kumuha ibitabo yandikamo abakiriya ngo arebe ko ubucuruzi bwe butera imbere. Amasaha yo gutaha ageze, abandi bakozi barataha. Bizimana asigarana na Kabanyana bonyine. Bizimana abwira Kabanyana ko ashaka ko bongera guhuza urugwiro, undi aramutsembera. Bizimana abonye ko Kabanyana amukuriye inzira ku murima, amubwira ko natabyemera azabwira umugabo w'ibyo bakoze byose. Kabanyana aramusubiza ati, reka ntiwampemukira bene ako kageni. Ubwo se watinyuka kunsenyera? Undi ati, none se bwaba ari ubwa mbere ubonye umuntu ahemukira undi? Ikindi kandi wowe warengeje kunsenyera, ahubwo nanjye ubwanjye waransenye. Kabanyana yariyumviriye maze abwira Bizimana ati, aho kugira ngo nongere nkore amahano, ndava ku kazi kawe. Umenye kandi ko Mugenga nkunda kandi anyizera. Uribwira ko byakorohera kumwumvisha ibintu nk'ibyo? Bizimana yahise avana mudasobwa mu gikapu yari afite, arayifungura amwereka amashusho yafashe ubwo bari kumwe bahuje urugwiro. Kabanyana yikubise amaso amarira arisuka, aramubwira ati, uri umugome Bizimana we. Kabanyana yakomeje kurira bigeze aho Bizimana asa nk'ugaruye agatima ka kimuntu. Nuko aca bugufi atangira kumuhoza agira ati, Kabanya, mbabarira kuba nkubwiye amagambo nk'aya. Nakurahiye kenshi nkubwira ko ntazigera nkuriza, ariko amateka yatumye mbukundi. Nubwo bimeze bityo, umutima ugukunda nturahinduka. Ngaho fata igihe ubitekerezeho, wenda uziyumvisha impamvu ngusaba gukora ibigoye. Bizimana amusigaho aragenda. Kabanyana nawe abika ibitabo bye arataha. Nyuma y'umunsi umwe Bizimana yabajije Kabanyana umwanzuro yafashe ku cyifuzo yari yamugejejeho. Undi amubwira ko atarota yongera guca umugabo w'inyuma. Bizimana aramubwira ati, nihashira iminsi 3 utarisubiraho, ya mashusho nzayoherereza umugabo wawe. Kabanyana ibibazo byamubanye urusobe. Nta kindi yatekerezaga uretse inkeke Bizimana amuhozaho.
Mugenga yabonaga ko umugore we afite ibibazo, ariko yamubaza undi akamubwira ko ari umunaniro w'akazi kenshi amaranye iminsi. Umunsi umwe Kabanyana ari ku kazi abona umugabo we arinjiye, aramubwira ngo nasohoke gato asuhuza umushyitsi wabasuye. Kabanyana arasohoka asanga ni Kanyange wari inshuti ye biga izaza. Kabanyana aratangara ati, "Kanya, ino habwiwe n'iki?" Kanyange aramusubiza ati, "Namenye ko mutuye ino, ndayoboza mbona ndahageze." Mugenga ati, "Kanya, wakoze cyane kudusura, urabeho rero njye nsubiye imuhira." Kabanyana arinjira abwira bagenzi bati, "Mperekeje umushyitsi wari wadusuye, sintinda." Kabanyana aherekeza Kanyange bagenda baganira, amubwira ibibazo afitanye na Bizimana. Kanyange amugira inama yo kubitekerereza umugabo we, akanamusaba imbabazi mbere y'uko abona ya mashusho. Kabanyana aramuhakanira ati, "Sinabona aho mbihera rwose." Urumva Mugenga abimenye hacura iki? Kanyange yagerageje kubimwumvisha, ariko Kabanyana aramutsembera, amusezeraho asubira ku kazi. Kanyange atandukanye na Kabanyana yahise akubirana ajya kureba Mugenga amutekerereza ibibazo byose umugore we yahuye nabyo. Mugenga abifata nk'amazimwe, yiyemeza kuza kubiganiraho n'umugore wavuye ku kazi. Kabanyana yakomeje gutekereza ku nama Kanyange yamugiriye yo kubwiza Mugenga ukuri ku kibazo afitanye na Bizimana. Afata umwanzuro wo kureka akazi no kubwira Mugenga ibyabaye byose atarabona ya mashusho. Yandika ibaruwa asezera ku kazi ayisigira uhagarariye abakozi ngo ayihe Bizimana. Kabanyana agiye kureba isakoshi ye ngo atahe, arayibura. Abaza abandi bakozi bamubwira ko ntayo babonye, nuko arataha. Ageze imuhira yasanze Mugenga arambaraye ku buriri yubitse inda, aramusuhuza undi ntiyamwikiriza. Akeka ko asinziriye, agerageje kumukangura undi aramwihorera. Arebye imbere y'igitanda abona ya sakoshi yari yaburiye ku kazi. Yubuye amaso abona televiziyo iracanye, atungurwa no kubonamo ya mashusho ye na Bizimana bahuje urugwiro. Yarikanze arakanaguzwa asa n'utaye umutwe. Ahita yibwira impamvu Mugenga atari kuvuga, maze amwubamaho ararira cyane ati, "Umwanzi wanjye aranzengurutse." Akomeza kurira asaba imbabazi asa n'usobanura impamvu yakoze ayo mahano. Hashize umwanya Bizimana yinjiye atunguranye, ahagarara mu muryango w'icyumba yitegereza Mugenga na Kabanyana aho barambaraye ku buriri, maze aravuga ati, "Kabanya, ndabibona ko ubabajwe cyane n'ibyo nakoze. Gusa nutita ku byabaye, ukita ku nkomoko yabyo, uriyumvisha neza icyabinteye." Kabanyana ahita yeguka areba Bizimana n'umujinya mwinshi aramubwira ati, "Umva Bizima, ntiwishime ngo wibeshye ko uyu munsi ugeze ku nsinzi yawe. Ibyo nakoze byose nabigiriye urukundo nkunda Mugenga. Menya neza ko niyo Mugenga yaba atakiriho ntashobora kubana nawe. Izo ni inzozi kuko apfuye nonaha ntiyansiga. Ibyabaye byose byari amaburakindi. Sinzibagirwa umunsi mpemukira uwo nkunda cyane ngashimisha uwo nanga cyane." Bizimana abyumvise abwira Kabanyana ati, "Uravuga ibyo kuko ukeka ko Mugenga akiri muzima. Ndakumenyesha ko yamaze gushiramo umwuka." Arakomeza ati, "Reba ku gacupa kari hirya ye." Kabanyana abonye ako gacupa akeka ko Mugenga yiyahuye, agasingira bwangu ngo nawe yiyahure bajyane. Ataragapfundura Mugenga arabaduka aragakubita akagwa hirya, maze aramufata amwiyegamiza mu gituza. Yubura amaso abwira Bizimana ati, "Umwanzi agucira akoba, Imana igucira akanzu." Bizimana abyumvise asohoka bwanga afite isoni, ikimwaro n'inkomanga ku mutima. Bukeye bwaho Mugenga na Kabanyana bakiriye ibaruwa bandikiwe na Bizimana abasaba imbabazi ku bibi yabakoreye byose.
ayisoza avuga ko asobanukiwe neza ko urukundo rutingingwa. Kabanyana na Mugenga bamaze gusoma iyo baruwa, baboneyeho umwanya wo kuganira byimbitse ku byababayeho byose. Bibukiranya ibigeragezo banyuzemo, biyemeza kubirenza amaso bakubaka urugo rwabo mu rukundo. Kabanyana abwira umugabo we ati, menye neza ko urukundo rudakinishwa. Naha dusoreje Wikina n'urukundo. Ndabashimiye mwebwe mwese mwayikurikiranye. Ndabararikira gukurikirana izindi nkuru tubafitiye. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.